Muraho baye ikaze nanone mu kiganiro ni makuru ki ku kabari dukubise twihuta n'inkuru ya mbere bigishyushye. Iyi nkuru rwose iteye ubwoba ngo mu biro by'ibanga hirya iyo ngiyo ngo za Karabaye ngo nyuma y'uko bicaye bagakora iperereza ngo baje kuvumbura ngo abantu b'imbwa cyangwa se imbwa zihishe mu ruhu rw'abantu. Reka twumve izo mbwa, twumve n'uburyo bazivumbuye, tumenye ngo twanazirinda gute. Mwa basore mwe rero b'abasore muzi ko mwirwa mukoreshereza abakobwa inzara mubagurira amawigi iwanyu nta kintu muri abafasha muze hano. Nimba ushobora gusohokana umukobwa ugakemura n'izize zose, mama wawe nta gitenge cyawazi. Nimba uzi neza yuko umuhahira umukobwa muri geto ukaramufasha kwishyura inzu iwanyu bari kurya ku ideni, utana contribute byibuze ngo bishyure niyo nzu nimba bakodesha, nimba banatuye utishyura byibuze abahinzi bahingira mama wawe. Wowe ushyize muri logique utekereza neza, urumva uri umuntu w'umugabo, urumva uri imbwa se, uri umusega. Nimba uzi gukora icyo kintu unarirwa gufasha iwanyu ukajya kwirirwa gufasha abakobwa mutazana abana, uri umusega. Kubera ko abahanga bavuga ko ijya kurisha ihera ku rugo, nutabanza kunezeza uwo mubyeyi wakubyaye ngabari kuko ari n'ubundi naho ukura umugisha, uri gukora iki? Uri ikigoryi. Erega no mu bagabo habamo ibigoryi, uri ikigoryi. None we ntabwo naguha ni grade ryo kubimbwa, uri umusega. Ubu rero n'ababeshye ngewe hano nahise ncanganyukirwa kuko urumva mu gice cya mbere baravuze ngo umuhungu ngo utita kuri sheri we ngo amudefirize ngo amusukishe ngo amukorere inzara ngo amugurire akana kariya amwishyurira inzu ngo uwo muhungu aba ari imbwa. Ni okay, ndabyemera. None kandi barongeye ngo umuhungu ukorera ibyo ngibyo byose umukobwa ngo atabikoreye iwabo ngo uwo nguwo nawe aba ari imbwa. None se ubu turaza kumenya imbwa ya nyayo ari iyihe? Ngewe rero igitekerezo natanga nk'umuntu, yenda namwe murambwira uko mubyumva, murabyandika no muri comment simbizi. Iki gitekerezo numva natanga kuri ibi bintu nuko twareka buri umuntu wese akajya bimbwa ku giti cye. Ubwo siko mubyumva, kuko urumva zino mbwa ziri kuducanga. Hari imbwa yo mu gice cya mbere, hari n'imbwa yo mu gice cya kabiri. Imbwa yo mu gice cya mbere iravuguruza imbwa yo mu gice cya kabiri, imbwa yo mu gice cya kabiri iravuguruza imbwa yo mu gice cya mbere. None se ubwo twamenya imbwa ya nyayo ari iyihe? Hano haba hajemo akantu ko kuducanga. Ubwo uzahitamo imbwa uba ari iyihe? Imbuza b'imbwa yo mu gice cya mbere, imbuza b'imbwa yo mu gice cya kabiri, cyangwa ubwo uzaba imbwa ikubiyemo ebyiri. Ariko kandi twibukiranya imbwa ziri mu bwoko butatu niba mubyibuka neza. Hari imbwa isaba uwo yimye, hari imbwa yima uwayihaye, hari n'imbwa rubebe. Ubwo zibaye enye, hagiyeho n'imbwa y'umusega. Ubwo imbwa y'umusega irimo ebyiri. Hari imbwa yo mu gice cya mbere ikorera bya bindi wa mukobwa, hari n'imbwa yo mu gice cya kabiri idakorera bya bindi wa mukobwa. Ubwo nizere ko wamaze kumva aho uherereye wa mbwa. Ngo hanyuma rero yuko ngo sentare mpuzamakungu iyobowe na minisitiri uhoraho muri kamera za Irene, ngo nyuma yuko bicaye bagakora ubuvumbuzi bukurikira ngo bavumbuye abakobwa b'ibyohe. Reka twumva abo bakobwa b'ibyohe. Ndajya mbamenyesha abakobwa beza mujye mujya kureba abasore mwifitiye amafaranga ku ruhande. Umusore muzima wenda ashobora kuvuga ati reka nyakoherereza, ariko nawe ntuzamamagure mubwire ngo ushanga wanyoheje se ngo ubwo niba rya bitatu simbizi niba rya 10 wanyoheje 10 nkagura kanini. Sanze nayo afite se. Cyangwa ukaje gusanga umusore nawe muri kumwe ntayo afite nawe ntayo ufite, nuko musama mwabyohemwe. Nuko musama kavuga ngo byaragucitse ni akuzikare aho ariho kwemwe. Iyo nama hari iki ku Mariya? God have mercy upon us. Cyangwa usanzwe uri icyohe byararangiye. Jesus. Reka dukomeze twumve uko bimeze kuko hari ikintu nshaka kutuganiraho, hari ikintu nshaka ko tuvugaho. Reka dukomeze twumve ino nkuru yose. Ni akuzikare aho ariho kwemwe.
ya Allah nibyo ngo nyine ngo urumva ngo akarini nyine byaragoranye nta mafaranga ufite nimba ari bitatu n'umusore ntayafite urasamye urizize ubujya he natiki nimba bitanu by'ikinini se sha bibuze koko nawe ntabyo ufite muri babi mwese ukabubuze ikinini unese uwo mwana uzabona amata yo kumuha yego uzabona pamperisi se mwabuze ikinini cya bitatu ntabwo uzabona pamperisi 10,000 kandi pamperisi zo ngo ntabwo imara ukwezi kareka nta nubwo igiciro kiba hasi ngo cyangwa ngo ukwezi ntabwo kwashira igura kenze 10 gutyo ndakeka nta munsi sinago avuga buri umuntu abuze ikinini abona ya pampa gute wabona ya mata y'ikarito y'9,000 okay ngaho reka noneho tuganire kuri uru ruhande umuhungu we wananiwe gutanga amafaranga cyangwa kubona amafaranga y'akanini ko kugira ngo umukobwa adatwita tuvuye ku cyohe cy'umukobwa uyu muhungu we tumwite iki tumushime tumwite umuyobozi God have mercy upon us ubwo ni minisitiri muri minisiteri y'abatezi genda terinda mutekereza kabiri ariko kandi reka mbabwize n'ukuri wenda ku kijyanye n'ibi twe no kubitindaho icya mbere cyo twese turabizi umwana n'umugisha nimba umuntu yabyaye rero bamutenda akabyara ye nta kibazo mbibonamo ikindi rega hari igihe umuntu aba ashaka kwibyarira wangu sinzi ko mwebwe mutabizi hari igihe umuntu aba avuga ati kiriya gihungu ni cyiza akanyikureho urubuto nanjye ndi bogari ngo abakobwa ngo barashaka kunkuraho imbuto God have mercy upon us niba ushaka kunkuraho imbuto biroroshye amakesi 2 ya byeri kandi namara kuyanywa ahita ndyama ntanagusomye biragoye kumfatisha wangu biragoye ubwo nizere ko buri umwe wese yakuyemo inama yiwe hanyuma rero bahungu banjye hoya n'abakobwa n'impuza n'abakobwa ndabazi tugeze muri ka kanya ko kubazanya ibibazo tugiye kubazanya ibibazo nimubanze murebe iyi video hanyuma nze tubazanye ibibazo nimba witegereje iyi video neza ntusobeze inyuma Blood of Jesus muri iyi video hari harimo amadirishya nimba wayabonye Imana irarora ese ayo madirishya yarangaye nabaye nyakuyeho nimba wayabonye yarangaye ese yarakinze cyangwa yarakinguye nimba yarakinze hari irihe rido ubwo reka nizere ko mwari mwabibonye mwaretse nakoreka ukuntu bimeze rero hari idirishya rimwe ryari rirangaye nta na rido yari iriho ubwo wari utangiye kuvuga ngo hariho rido y'umukara God have mercy upon us gogogongo hanyuma rero mu gusoza hano hari akaririmbo nge nabonye karimo ikintu bita beef karimo ikintu bita ukuri ndagira ngo mumfashe mumbabarire munyumvire indirimbo murayumva gute indirimbo mwebwe Yes! Nje maso udahambaye cyane mu bwamamare cyangwa uburangirire gusa ndi intyoza mu myandikire ijisho nabyiringiye ngaho tega amatwi nkuyagire sindi nk'aba baraperi utatandukanye n'abanyamideli baririmba iby'udushene badashona bavuga batarabona nibyo bishyize injyana hamanuka dore rap nation iri mwirimbuka n'uwari warigize umwami wayo ariho atariho imana y'u Rwanda atemewe ishyamba gusa muhumure ndahari
ipo tayari ndi kumwe namwe na hip hop umutwara sibo mu basizi umwica nicecetse watsa umuriro atitaye ku mazi ajunditse The Ben ataho plante amarira y'amajingo melody ya DJ Brian akibatera finger hit y'abarizi biene n'amagame ujumbura peace kuri Madox yagubunda ririmba ibikifata ku mavuta keretse wakugeza ikambere ugatugikwa nta promo yanyu nkeneye Prophet Joshua ari kujugunyira imiceri Badirama wa mufungo wagiye he DJ Philipita kujyanya umugore Austin ari kwikina umva Kiki na Slayer wagahinja we Peter ni ubiri yes uzajya unyumva muri buri nguni urishisha kandi niwe wuzukuri urema ni uzi bidukwiriye isomo rya buri munsi dusigire garutse kuri ryatsinda ryaduteye agahinda rigakwepa urugamba rugeze mu mahina ndavuga za nkingi eshanu zisigaye ari ubutanyu iyo ni tafu yabaye barafu dore yambi isigaranye kumoka Francis Fro yazishyize kuri fayiro arihe Eri Gringo staff yamumazemo ibikabyo za ndoto na projet ubu ntabyo abarapera ariko ubundi mu buzima busanzwe banywa ibiki itabi ryo twararemenye ntabwo turi tukiribara nabwo nta kindi kintu basigaye barisomeza God have mercy upon us. muzandebere zangagizo mu birunga nimba zitakibiri bigiwe cyangwa nimba imishongi akamambiri nta yaba itari mu kazi ngayo nguko rero Imana ibameremo umugisha ndabakunda naho mu kiganiro makuru kikukabari cyo gutaha ciao